cyangwa se n'iki ni ukwerekana abo ushyigikiye, ni ukwerekana uwo ufana, ni ukwerekana uwo uri gufasha mu muziki we, uwo uri gushyigikira cyane cyane. Uyu munota rero natangiye bikubwira ni The Ben ndetse na Bruce Melody tugiye kuba tuganira nabo muri iyi press conference igiye kubera hano Camp Kigali uyu munsi ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu. Iraza kuba itangira ku isaha y'isa 11 turabura iminota mike ngo babe bahageze, ariko nk'uko mubibona imyiteguro irarimbanyije. Nakomeje kugenda nibaza ngo ni stage cyangwa se ni igitaramo, ni iki bari gutegura, ni press conference, no kuganira n'abanyamakuru gusa cyangwa hari ibindi bintu byinshi baduhishiye. Nk'uko cameraman yagiye abibereka ngira ngo muri kubibona, iyi stage ntago wayita ko ari iya press conference gusa cyangwa se ari ikindi. Nekereza ko hari buze kubaho n'ikindi tutamenyeshejwe, ahubwo hari n'igitaramo nkurikije uko iyi stage imeze. Abantu cyangwa se ibinyamakuru bigiye bitandukanye byahageze kuko no kuganira n'abanyamakuru, abakameramani, abandi bahanzi kugenda mbabona. Ndaje ndagerageza kugira abo nganira nabo, byose turagenda tubibagezaho. Nyemerera dutemberane hano imbere kuri stage mwereke buri kimwe mu gihe dutegereje ko aba bahanzi bacu cyangwa se ibi byamamare byacu, uyu One of Kind cyangwa se The Ben cyangwa se Bruce Melody ariwe muzi cyane cyangwa se mwahaye izina rya Munyakazi 001. Uyu munsi bitandukanye nuko press conference y'umwaka ushize yari imeze, ngira ngo murabyibuka, buri wese yari yisize amarangi niko nabyita, cyangwa se buri umwe yagaragazaga uruhande ariho. Ariko uyu munsi ni press conference, nta mufano hari, ariko nabo barahari kuko n'abanyamakuru bwabo nitwe dushyigikira uwo muziki, nitwe dushyigikira imyidagaduro muri rusange. Duhari rero kugira ngo tubashyigikire, ariko ntago tuba tugomba kugaragaza aho tubogamiye. Nta umunyamakuru apromotinga ibihangano cyangwa se apromotinga ibikorwa by'umuhanzi, nago agaragaza uruhande abogamiye, avuga ngo One of Kind cyangwa se The Ben niwe muhanzi wa mbere, bose nabahanga. Nago avuga ngo Munyakazi cyangwa se Bruce Melody 001 ngo niwe muhanzi wa mbere. Umunyamakuru agaragaza ko bose bashoboye, akabashyigikira, akabafasha muri promotion yabo. Uyu munota nk'uko ndi kuyikubwira, nta muntu ndabona wanditse wambaye umwenda wanditseho ngo Bruce Melody Munyakazi 001 cyangwa se wambaye umwenda wanditseho ngo The Ben One of Kind. Ibyo nago ndabibona, ariko nakomeje kugenda nkubera ijisho, we wanumye ukavuga ngo genda undebere buri kimwe cyose kiri kubera hariya. Ibyo ndabikugezaho, ngugezeho nibyo turi buganire ndetse n'ibi birangirire cyangwa se aba bahanzi bakomeye. Dutangira nakubwiye ko uyu mukuru wabo cyangwa se witwa Diamond muri East Africa ubizi cyangwa se ubishoboye tufata nk'icyitegererezo. Nawe iki gitaramo amaze iminsi ari kugikora mu gihugu cya Tanzania, aho yazengurukaga impande zitandukanye z'igihugu cyabo. Yagiye mu mijyi igiye itandukanye za Mwanza, mwagiye mubona uko byagenze, ibitaramo byari bimeze neza. Uyu munota rero icyo nakubwira nuko
n'aba bacu cyangwa se n'aba bahanzi tugiye kuganira nabo bateguye 2026 Summer Country Tour. Iyi tour ko bayise 2026 nabyo tubyibaze, ese bizakomeza cyangwa ni iby'uyu mwaka gusa? Ni ibintu tugiye kubona bwa mbere, ni ibintu birimo abahanzi noneho bagiye batandukanye b'ibirangirire. Iki gitaramo nicyo cya mbere navuga ko kigiye kubaho mu mateka y'u Rwanda, kizaza kinakurikirwa n'ikindi gitaramo cya King James. Igitaramo cya King James nacyo kizaba kiba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani, ubwo iki kizaba kirimbanyije abahanzi bari kugenda bazenguruka mu mpande zigiye zitandukanye z'igihugu. Twabibagejejeho mu biganiro byabanje cyangwa se byatambutse. Uyu munota ndagira ngo nkubwire ko mu bamwe mu bahanzi bazitabira iki gitaramo harimo uwitwa Kitoko Bibarwa. Uyu munota ari no hanze y'u Rwanda, byibazwa uko iki gitaramo gifite uburemere bukomeye, urwego kiriho ubwo Kitoko azaba ava hanze akaza gutaramira abanyarwanda ejo bundi. Rero tugiye kuganira n'itangazamakuru, abandi barimo ni Bwiza ndetse na Bruce Melody, abo twababwiye dutangira kuko nibo tugiye kuba tuganira nabo, bifuje ko baganira n'itangazamakuru kuri uyu munsi. Ndagira ngo ukore subscribe, ukomeze kuza kubana natwe uyu munsi kuri View Nation TV. Dufite byinshi twakubikiye, dufite byinshi turi bukugezeho muri iyi press conference itandukanye n'izindi zose wigeze wabona. Dufite byinshi, dufite benshi turi buguhe, dufite benshi turi buze kukugezaho. Nge nitwa Kaboji Pro, kora subscribe. Wagiye.